amatwi Bwiza TV n'abakurikirana bwiza.com. Kuri uno munsi turi muri cya kiganiro nkuko bisanzwe Ghost Talk, aho turi kumwe na David ndakwakiriye. David Jeanne Marshal Nsengiyumva kuko na Apotre ubyitegura. Turi kumwe na Apotre David Marshal, ariko se buriya Apotre uri kwikosi burase Marshal na Apotre iri komeye niri. Marshal na Apotre oreje ba Apotre nabukuru bari bakaze niri ako ntabwo na Apotre neza ba Apotre basigwa muri iminsi bambaye utuntu tw'umweru ese bariya baba batara polisi bemewe baba bakiri muri training bakiri kuri cadette. Nanjye ndi Apotre uri kuri cadette. David turakwakiriye, hanyuma turasuhuza inshuti zacu abari Burayi, abari muri Amerika, Oceania na Asia n'abari ku mugabane wa Afrika. Ndi subiza abantu bari Nyamimata, Kirehe, abantu bari Nyarupfubire muri Nyagatare ndetse n'abantu bari Cyondo mu murenge wa Kiyombe mu karere ka Nyagatare. Abo bose nabasuhuje kuko nabyo ndumva byabari sawa na Cyanzarwe. Turabasuhuje abari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali. Urumva twabikubiye hamwe David. Ariko ibyo gukubira ahantu hamwe bigaragaza ko ahantu henshi gutahazi. Yerajya musujana n'umurenge. Ndasuhuza abantu bari mu murenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke, ndasuhuza abantu bari mu murenge wa Nyamugari naho ni mu karere ka Nyamasheke, ndasuhuza abantu bari muri murenge mu karere ka Rusizi ahitwa Igihundwe. Nereza gahenge nanye nsuhuza abantu muri murenge wa Mbazi mu karere ka Huye. Wahereye Bushenge ndakumva ubuhera ku ivuko ijya kwishira ku ntuza. Ndasubiza abantu bari Nyamikingo, ahantu bitwa Nyamikingo ni Mwito. Mwito no muranje ndiki ubu hameze hate? Okay, abantu bari ku ngombo, abari ku nkombo, ku ngombo nabo turasuje kuko abana bo ku nkombo bakoze moto David. Moto isinzire kwereka n'iki n'amashanyarazi n'iki ikoreshwa n'amazi ari mu munyu. Amazi ari mu munyu. Urumva ushaka kuba ufite smartphone yawe, urumva ukagenda usikoringa kuri YouTube ukareba akafute ngeze muri platform ya YouTube reka nandike mu Bwiza kiremo akanya nandike TV nkande biri buze bakabona haje no kiganiro Gospel Talk. Hasi hakabije amane subscribe cyangwa se abone bageta kandaho akavuga ati bya bintu biraryoshye reka njye kuri share akabisharinga akavuga ati reka mbazo uriya mugabo mahoro nuriya mugabo David urumva ibintu bavuga ari iki agahita ajya muri comment urumva biba byaryoshye ibintu biri mu abadukurikiye turongera tubabwira ngo turabakunda cyane. Uyu munsi mu kiganiro ku Gospel turashaka kuvuga ku nkuru z'amadini amwe namwe uburyo abayeho cyangwa se ubusesenguzi bujyanye n'imitungo mu madini. Abantu rero tuvuga ibingi bakavuga bati murabona noneho Bwiza yisutse mu bintu by'amadini yivanze yagize gute, ariko icyo twavuga nuko ntabwo umuntu w'umwemera yahora mu kuvuga haleluya amen muhaguruke mwicare biriya ntago turamenyesha abantu bose abadukurikiye ntago biri demokratike rwose ko Bwiza icyo tubereyeho ari ugucukumbura gusesengura tudasesereza kandi tubamenyesha ko ni byiza cyane kuko na Yesu yarobanuye intumwa afata Yuda mushinga umutungo yarafitemo na ba Dr. Luka n'abandi bantu bagenda bakora imirimo itandukanye. Sasa uyu munsi turi bwibande kuri departement ya Yuda Iskariyoti, urumva departement y'ububitsi imerewe na abantu bose mu madini bamenye ko muri departement ya Yuda abantu bose bashinzwe ubukungu bashinzwe n'amafaranga bajya bamenya ko departement ya Yuda. Ariko burya David nubwo Yuda wenda abantu bamuciraho iteka nagaciyemo ntabwo Yuda ari wakoze icyaha gikomeye kurusha icya Petero kuko Yuda agambanira Yesu nafite gahunda yo kumugambanira. Biravuga ati kabanyere zino mpiya hanyuma umutipe tubana ndamuzi mukanyira abajabutse yigendere atumujama tubana ndamuzi mukanyira abajabutse yigendere bityo rero umva ntabwo byari byoroshye none hagiye kubona abantu baramuniza remeye bona barakubisa remeye azwera abantu banatekereza yuko Petero mu kurya ari ziriya kashi ziriya zari nyinshi muri Israel muri shekeri 30 ntabwo zari nkeya zari nka miliyari 3 zuba ntabwo yashakaga kuzibikaho kwara kugira ngo ziteze imbere umurimo w'Imana. Hari abantu babajura urumva muri ADPR badutse turimo kubona mu manza bene vantu ntabwo turabaganiriza nk'inkiko zituburengaza tubahe mikoro tugira icyo bari bagambiriye ushaka gusanga umuntu ageze kujya amatura avuga ati ariko ndashaka ko ari amatura azatubuka akajya muri banke akazuba ku rusengero cyangwa akazuba iki n'iki nabamenye. Ariko David buriya ntabwo bimwe mu bibazo amatora n'amadini agira ari uguha abantu akazi bakabashyira mu myanya kandi ari abakene hanyuma bagiramo bakajya gushakiramo umutungo. Ahangaha wenda ndabigereranya nk'iyo urebye wenda nk'abayobozi ba ADPR muri iki gihe ubona ko ari abantu bari bifashije bari bafite akazi bahembwa neza ku buryo ubona nabo bagiye bafata. Harimo umugabo bahaye ururembo wari ufite sosiyete ikomeye bamuha ururembo. Ahari wenda ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu wenda arashonje nta biryo afite bakamuha umwanya byaba biri mu bintu bituma abanyamadini bahimuka cyangwa se bakabasha kutihanganira ziriya mpiya. Ikibazo kiba gihari nuko abaca umugani mu Kinyarwanda ngo nta mukire ukize
kandi ubwo bashatse kuvuga iki? aharya uwariye abadafite bazamba ibyo bafite bafite bazongererwa. Kandi urumva ntabwo usubije nawe kuri Bwiza TV bigaza ikibazo nk'icyo cyawe kuvuga ngo wenda umuntu ngo ni umukene mu buryo bwifatika mu mufuka, wenda umuhaye umwanya bisobanuye yuko azasahura azagira gute. Bari abantu bose umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akunze kugarura muri raporo ntabwo baba ari ba rubanda rugufi mu mufuka. Bivuze ngo ahubwo umuntu uzi ukuntu miliyoni iribwa nawe uzi ukuntu miliyoni 100 ziribwa. Umuntu uzi management ya 100 miliyoni nawe uzi ukuntu 500 miliyoni zimeze. Kuko muri ADPR niho tugiye kwibanda cyane, turaza kureba inkuru yuko hari umuntu witwa Mutuyimana ushinzwe kunyereza miliyoni arenga miliyari 2 y'amanyarwanda. Mbaho reka nkubwira ndavuze ko miliyari urya ibihumbi 5 urya ibihumbi 50 buri munsi wamara imyaka 30 tutarayimara. Ni ukuvuga ngo Mutuyimana yaba yarariye amafaranga yazarya imyaka 120 y'ibihumbi 50 bya buri munsi. Ndagira nkubwire ngo turi kuri kamera wenda biramutse ari ukuri tujye dusa n'abantu wenda basohoka mu buzima cyangwa ubundi tujye mu ruhande rwanjye nawe sibyo. Maho turi abantu b'abagabo turi mu kiganiro ariko nzi neza amakuru mfite ntumakanire amakuru mfite nuko warakoze miliyari mu ntoki. miliyari se abantu benshi n'urugero urumva cyangwa birashoboka kandi noneho n'abantu benshi amafaranga barayatunze ariko nta muntu yatunga bura David kugira ngo utunge miliyari iri cash ntabwo byoroshye kuko ufashe miliyari ukayishyira nushaka kujya muri asset uyifashe miliyari ukayishyira muri beka ukayikora icyo bita compte bloque beka yagiguha miliyoni 9 za buri kwezi z'inyungu. Urakoze cyane. Noneho urasasa wa muntu uzi yuko 1 miliyari ni billion niko bucyongereza bita ishobora kubyunguka miliyoni 9 mu kwezi. Ni uzi no kurya miliyari 2 sibyo? Ni uzi no kurya agaciro ka miliyari 5. Donc ndacyatsimbarira ku cyo kuvuga ngo abantu wenda badafite amikoro ahanitse baherezwa inshingano bakanyereza bakagira gute. Ntabwo muri make mu ijambo rimwe ntagabara ubukene, ntabwo inzara yibisha, urumva hiba ingeso kandi hakiba ari ikintu cyo kutanyurwamaho. Ntabwo turimo guca urubanza ariko ndakubwiza ukuri urubanza ntiruracibwa kandi igihe bukibura umuntu wese aba ari umwere ariko dukurikije inkuru wiba miliyari urumva ntago aba ari umukene. Umuntu urya umuhanda sibyo akajyaho santimetero akajya ibyaje n'iki byose ngakujya kwa banzirorera kera oya sinabanzirorera gusa tujya tubona nabo barimo gutama muri yombi muri no minsi umuvunyi y'abatanze umugenzi w'imari ya leta ariko bari abantu barya ibya rubanda tubagarutseho bo barahimuka. Tuzabakora ikiganiro niba by'abatorero rega ni ibya rubanda rwose rega leta ikwiye. Niyo mpamvu njya nkubwira ngo ni byiza ko leta ikurikirana cyane ikagira ijisho mu matorero n'amadini kuko uko byamera kose harimo ibintu biberamo bitagombye. Niba umuntu uyu munsi ashobora guterura miliyari 2 neza nkurikirana dukurikije ikinyamakuru cy'igihe cyanditswe ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 2021 aho bavuze ubushinjacyaha buri kurega abantu bo kugiye bakunda kugira imvugo ivuga ngo uravanga ikinyamakuru cya igihe kandi ukabyandika mu nyuguti nkuru. Ikinyamakuru cya igihe kandi ukabyandika mu ijambo nkuru. Yego nagize amahirwe yo gukorera ku igihe kimwe niyo demande ya mbere bampaye bati wandika mu nkuru za ijambo igihe ukabyandika mu nyuguti ngufi. Nuko kuvuga ngo dukurikije inkuru yo mu kinyamakuru cya igihe.com karagaciyemo cyane inkuru yanditswe ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 7 2021 baravugamo urubanza rwitwa Mutuyimana Christine wari ushinzwe imari muri ADPR mu gihe cy'ubuyobozi bwa Sibomana na Tom Rwagasana yego abo mbona abandi kuko iyo biro uretse Sibomana na Tom Rwagasana turabasuje kandi hagati aho ngaho ndabizi bakurikira Bwiza TV na Bwiza.com kuvuza amazina yabo yego so ngubu turacyabita ba Apotre cyangwa turacyabita ba Bishop cyangwa ne ba Rev nanjye utarabyigeze nda Apotre rwose suri bambura Apotre ubundi ni ba Bishop Bishop ubundi bo bari ba Bishop nani cyo binatwara ariko ADPR yahise bihanantara umwana ibihanantara hose byari bitwaye hanyuma rero uyu Christine yabaye umuyobozi ushinzwe ubukungu imari n'ubukungu ariko imari ya ADPR banze bari nyinshi kuko ndibuka cyane mu gihe cya Munonoka na nyuma y'gato hari ibintu bajya barwanira mu gishanga habaga amasito akomeye cyane izo ntambara zikurikira ko nta munyamakuru urumva ibintu bya ADPR yakize bifite uyu munsi wamenya ko ikintu kiba gikomeye nka Bwiza tugiye kugabana tukavuga ngo reka tugabanye ibintu bya Bwiza buri wese ari kuvuga ati ndajya mu nzu bakoreragamo ndavuga ati ndatwara amatara ndavuga ati ndatwara kamera ndati ndatwara amafaranga ari kuri konti none wibaza abantu bafite miliyoni 3 z'abantu buri cyumweru babwira guhagarara imbere yabo gusa
bagahita ko bazana amaturo y'ibanze, Ariko kutagira amafaranga. bakaza ituro ry'ishimwe, bakaza ituro ry'icyacumi, bakazana ituro risanzwe buri cyumweru, bikaba kane mu kwezi, ugashyira andi maturo ava muri za maturo zose zo mu gihugu. ADEPR ni ikintu gikomeye Mpamvu David. mfite ikigeragezo cy'umuntu inshuti yanjye w'umusore aracyari mutoya, yarinjije na kaminuza n'umuhanga cyane n'umunjeniyeri, sinshaka kumuvuga izina, kandi mu cyo kigeragezo mfite njya gukimfashe ungire inama. Aho aravuga ati mana wazambabariye nkagira inzego za leta njyamo nkajya njya ruswa nkayirangiza, kandi abivuga mu biganiro ko arambabaza cyane, aracyari mutoya Akajya ruswa akayirangiza. ariko nta kazi arabona n'umushomeri. Uriya muntu nzamugiriye inama, kuko impamvu mbivuze gutya muri aka kanya ugitegura igisubizo nuko ashobora kuba ari abantu baba barokore, akavuga ati reka njye muri korali nzakagendana agakiza k'Imana, kugira ngo azajye atangisha amafaranga mu makorali, none kugira ngo azagere ku bubitsi azarikocore. Urumva ifaranga azagere gute? uriya muntu rero inama wamugira no kujya gushaka akazi atari mu Rwanda, kuko mu Rwanda ruswa ni kizira. Nubwo wenda abantu bashobora kuba bayirya, ariko ntabwo ari ibintu wakora nko mu bindi bihugu ngo uvuge ngo wariye ruswa, cyangwa se ngo ni ibintu bisanzwe. Ntabwo mu Rwanda kuvuga ngo ubonye akazi wariye ruswa, wayirya se wayiheza? Ntabwo wayiheza. None se abadeperi babayahejeje tubona ko bari mu gutamira. Bari gutamira. Rero dukurikije nyine icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo nubwo utansubije neza ikibazo nari nkubajije, nakubwiye ngo azajye gushaka akazi ahandi atari mu Rwanda, ko mu Rwanda ruswa ntirika. none se harandi ruswa yemewe? Ahubwo azareke uwo mutima. Abivuga se kare kagiye ikintu kinambabaza rwose, igisi Y sinkuvuze urabishakigaza uzakireka, urumva ruswa yaza nyinshi we atontu bayire bakayirangiza. Urumva ariko urumva muri ikimbabaza ntabwo ari brag. Wumvishe ibintu abaturage twigeze gushaka kujya kwiyandikisha mu rwego rwa polisi. Wumvishe abaturage muri Eswatini ibintu bari kuregwa umwami wabo, harimo no kwigwizaho imitungo no kurya ruswa cyane, ndetse akandagaza agatwara amafaranga menshi mu bagore. Urumva abagore 15 barenga, abagore 15, ariko ngo yageze muri Afurika y'Epfo noneho. We never know, tuzabireba. Noneho dushaka kuvuga iki ngiki rero, birashoboka ko hari abantu muri institution za leta, nyamuneka abantu bakora recruitment muri public service, muri private service, mu bakozi ba leta n'abakozi mu bigo byigenga, ese ni muri ONG, ese on sait jamais, reka tuvuga ibintu tuvuge ku ngingo zose. Ushobora gusanga hari umuntu ushobora kuza hari muri studio za Bwiza TV yaramaze kubara kamera zirimo, urabona ko ari amakamera menshi abatandukanye agenda hana amarwa agira gute, akavuga ati njye rwose igihe kimwe nzakora imyaka 3 nitonda ngwa neza nzitsimba imwe. Ubu ni uwa mbere. Undi akajya mu madini akavuga ati nzakagendana agenda azamuka bafite n'amashuri. We never know. Ninja kubara amaturo kugira ngo bagende kuri ya myanya wigize kujya amaturo sikano meze kigeze kumukubwira, sishaka kumuvuga uramenye kandi arayafiningiza. Urumva ariko wari watanze icyo cy'icumi, aravuga ati umunsi natanze cy'icumi cy'ibihumbi par exemple 100, none tubonye cy'icumi cy'ibihumbi 80. Veni byagiye ko nzi ko nabyitangiye ubwo nkabishyiramo inoti zibaza. Urugamba rwaragize nubwo ntare mu badiyakoni bayabara, ariko nyine yaragaruwe tu. Uzumwanzuro yahise afata ati urumva sinzongera gutura amaturo cash, nzajya ngura intebe buri mwaka i Kanombe ADEPR Busanza hafi ririmbi. Iyo nkuru murayizi n'uwo muntu murabuzi n'ama mateka tubirangiza. Bishatse kuvuga ngo hari abantu baza muri eglise bazanywe tubiri, urumva akagenda aginjira aricengera agifiltretinga, babyita infiltration. Urumva gucengera akayicengera akazarira kuri niveau yo kuba umubitsi akakurira miliyari 3 cyangwa 2 n'urugero. Biravuga ko uyu mudamu umushinjacyaha bamushinja miliyari 2,700 na miliyoni 732 n'ibihumbi 152,872 ko ariyo mafaranga yaba yanyereye. Ugabanyije buri mu Kristo wa ADEPR barenze miliyoni 2, buri mu Kristo yabona ibihumbi 300. Nukuvuga ngo agiye afata ntuze, agiye afata amafaranga bakavuga ntujye uvuga ngo umuntu agukura muri ADEPR ngo baguhashe ntuze zawe dividende zawe bahita bazima ngo baguha amafaranga nyine bakavuga ati mumpereze cash, ariko igihe nabere muri ADEPR nagitoye noneho gabanya miliyoni 2, gabanya miliyoni 2 uraza gusanga muri 180 n'uruhija rwavutse uyu munsi. Bishatse kuvuga ngo abantu barya bene amafaranga eiza baba barinjiye muri eglise badafite intego yo gushaka icyo twitaga kiza muri rusange. Urumva ahubwo bagira ngo baziyimfitetinge babonemo amafaranga, babone bagere kuri izo nzego bamiri faranga. Ibyo ni icyambere. Cya kabiri, akenshi na kenshi tukwamo nkuru zikutumaho ribiza bitwereka, usanga binjira gutya byitirirwa kanaka mutuye Imana urimo kuvugwa, ariko yari muri game y'abandi bantu batazwi bamubwiye ngo nayariye bazamukavaringa, bikarangira ribu nyine bataye muri yombi itamukavarinze ngo bikunde. Muri make none se ntabwo ntekereza ko ari abantu muri leta bashobora gufasha abantu bari mu nzego zisanzwe, ariko ntabwo mutuye Imana rwo wenyine. Uwo bari kumwe nka Pastor Tom ararerwa miliyoni 800 na siwe Mana afite ndarerwa n'abandi, ariko yakubirinjije amagira hafi muri miliyari hafi nkenye ayo barega yose. Ariko noneho David
turi muri iki kiganiro reka twibaze dukore ubusesenguzi ese birashoboka ko umuntu yatwara aya mafaranga miliyari 2 na miliyoni 700 ari umuntu umwe cyangwa se akanyerezwa ayo mafaranga akagabanywa n'abantu benshi hanyuma ayo mafaranga agahera bigakunda ese koko ADEPR ifite ikigega gishobora kuvamo ayo mafaranga hanyuma igakomeza ikabaho ahubwo ikakomeza ikabaho nese ntiriho ADEPR yapfuye ADEPR iriho kugeza n'uyu munsi inanda azajyamo nandi bazayarya aya mafaranga bamaze kurya uko turite kugira cya Pastor Munonoka simuvuga nabi ngira ngo Pastor Munonoka muri South Africa nandi yabahereye ndamusuhuje nayo mpaye Bible ya mbere mu buzima aranambwiriza ko turanyurwa ku rundi mu Kiyovu hari munsi ya Sainte Famille akazi akora nateje akavuye muri ADEPR we ahubwo ushobora kuba yaragatejwe ibintu bitarasobanuka itangazamakuru itarajya hagaragara ahubwo ugasanga baranamushinja n'ibitari byo on sait jamais ntitugaca urubanza mu bintu nk'ibi ngibi ushobora gusanga n'ibisambo byamunaniye kugira ngo byamunanije uyu Mutuyemari Christina rero uri mu gihugu cyo muri Amerika aho yaburaniye ku ikoranabuhanga yifashijwe ikoranabuhanga araburanirwa na Maître Stella Matutina Matutina ni umumetre mwiza nanjye yaramburaniye yarakuburaniye ni umuhanga umumetre w'umuhanga ashaka kugira ngo niwe rero urimo aburanira Mutuyemari cyangwa se niwe umuhagarariye mu buryo bw'amategeko aha rero tukibutsa abadukurikiye yuko mu by'ukuri igihe abantu bose icyaha kitarabahama baba kirabere ariko bitabuza abantu kwibaza ngo wese what next ngo nabere ngewe ibyo bintu byakata zo abantu mu butabera mwamuvuga ngo bintu nabere n'iki byose none se ribu y'urugo atari umucamanza mukuru ibyirimo se ntabwo ibizi izo miliyari se zirahari noneho Maître Matutina koko miliyari zere bibeshye oya Maître Matutina ne wunganira Christine aravuga ko zabuze se zitabuze se David ibi bintu bizamo audit biba ari ibintu byo kwitondera cyane kuko nk'ubu hari bashobora kwishyura miliyari 2 ariko nibura bajya muri audit ikaba imwe n'igice bikaba kuri imwe n'igice ibi bintu by'aba bantu baregwa bitandukanye n'ibyo nabonye by'abagabo bagera kuri 3 bashutse umunyamahanga akaza mu Rwanda bakamwiba miliyari bari bambabasha nakanjicikire ntacyo ndibwongera baho ndabizi watangura amagambo oya David ntamagambo nzimo gukoremo yambabaje singivuze turi hano turi gukora ubusesenguzi ariko urebye uburyo wenda aya mafaranga aya mafaranga yafashwe cyangwa se aya mafaranga bari kuregwa nariya biratandukanye cyane nta kibazo kuko nk'umuvugizi wungirije we ashinzwe ngo agezwe kuri miliyoni 800 ariko ukibaza ngo ese birashoboka ko aya mafaranga koko abantu bari kuyatwara hanyuma itoro rigakomeza activite zabyo kuko nta kintu kimwe cyagaze muri ADEPR baracyishyura credit baracyahemba abakozi activite ziracya nta deni rindi ryatswe ese koko David ari amafaranga baranyerejwe imirimo igakomeza icyo nimo gushaka kuvuga nanjye nimo gukwepa n'ikimwe nta nduri vugira ubusa icyo ni cyane icya kabiri ntabwo ntekereza yuko wenda ADEPR iri mu rungabangabo rw'imanza ku buryo mu mafaranga yose ya managinze mu gihe cyangwa kiriya no muri ibyo urimo kuvuga haruguru urabona ko ibyo ku ngoma ya Sibomana byose byabaye imanza nituravuga ibintu nk'ibi tutumenya ngo bigize bikorwa muri ADEPR there is so many things biri positive muri ADEPR urumva bikorwa ariko sibyo bimaking and use kuko mu itangazamakuru turavuga ngo ikimaking and use nuko umuntu yari yimbwa ahantu haba umuco wo kutarya imbwa kurusha ko umuntu yabanga imbwariye umuntu urumva ushatse kuvuga ngo muri ADEPR n'ibintu byiza byinshi ariko uyu munsi ntago ari byo abantu bari gutradinga ko kuba bivugeho ahubwo bari kwibanda ku makosa aboneka amakosa ni ya making and use donc amafaranga ADEPR yungutse imitungo itunze harimo icyo kibazo urimo kumbaza cyo kuba ese ADEPR ifite n'ubundi muri plan zayo kuba ya managing miliyari zirenze 2 ukavuga urasa nk'uvuga uti kugira ngo par exemple nyumve neza ntakubeshye ADEPR ishinzwe hari mu bushinzwe bwa miliyari 2 ukibaza ese yamanaging miliyari nyinshi zirenze 2 ku buryo ebyiri ziba muzibwa muri ubwo buryo kuko kundi bavuga umuntu bamwibye miliyoni 100 kasama asanga atunze miliyoni 500 nibura kugira ngo zivemo 100 ziri cash par exemple ADEPR ntabwo turi bwibane kuri trésor yayo ntitunayishinzwe ntindatureba kandi iri gusaba abanyabinyoma niba abanyabinyoma baziregure urumva mu rukiko rw'ibyo mu bushinjacyaha dosiye bayiregeye bayiburana ergo ubugenza cyane cyo buberaho no kugenza icyaha hanyuma ubushinjacyaha bukakigushinja urukiko ukabumwere cyangwa kikaguhama kuri rya jambo ntanduri vugira ubusa urumva niba umugenzuzi w'imari for instance yavuze ati wenda muri ministeri niyi mu kigo cya leta harimo ikibazo cy'amafaranga angana gutya na gutya na gutya ntabwo umugenzuzi w'imari bagiye avuga ngo ni burabura abagiye afite fagite nawe kuko ngikiza yuko byinshi mu byo ribu ishingiraho cyane cyane bikagera mu itangazamakuru nguko nta burabura ibirimo ribu nayo igira fagite nyabagenza cyane bahera kuruze kuri fagite za ribu yabahaye iyo fagite za ribu zituzuye ubushinjacyaha buravuga ngo nabushinjacyaha nanyumviza ruguru urabanga ibimenyetso bifite ntabwo byuzuye urumva usubize iyo dosiye byo mishakira ibimenyetso byabura umuntu bakamurekura cyane cyane ko abangaba David baburanye bari hanze
bari barabafunze ariko baza kurekurwa aho bari baragizwe abere ubushinjacyaha bwo bujurira na DPR jurira bamunyenyezi bo ntibaza kandi ujye wibuka yuko u Rwanda rufite ikigo cy'ubutasi gishinzwe gutata ibijyanye n'iby'ubukungu mu bukungu se bwo ntabwo ubujura bwo burenke ntabwo ndasoma ntuze yabo ngo ndebe ariko attention ubukungu bwa DPR ubukungu bwa miliyoni bizigeze DPR byo kuvangwa wakoze ibyaha byo kuvangwa wakoze ibyaha ngo none uri hanze mu Rwanda ibyo ntacyo bivuze kuko none se amategeko mpuzamahanga ntacyo bivuze urumva ari umusuru utabayize mugani karimo kubura nase katabyanze ntabwo yabyanze kuvuga ngo rero tuhereye kare tutaza kutujabuka abantu biboneye ibyo kwakita cya kirarika ADPR nka Eglise kirarika umuntu wese agenda makikoreramo akuzibaza idini burya nkunda Eglise y'Abadventiste nubwo nasengeye muri mwe bakashira mu bihande nka sinsubireyo bihande bya nibyo bitera umutwe ntabwo nzabisubiramo rwose niba temeye kutashyira mu bihande urumva ariko tujye tuba serious Abadventiste nubwo bazanye nkavuga mu izina tuvuga David tukavuga n'imana erega iki ni ikiganiro cy'amadini nta kibazo kiba kiri gutanga icicumi baguha kitanze bafite audit n'abangaba bavuga miliyari 2 bafite aho bahereye baba sinshaka kubinjira muri ADPR ariko nibura nk'ubu wavuze ngo ushaka dividende nguvuye muri ADPR ngo bagwa dividende zawe ariko wakubaza ngo wenda ngo utazimaze gutanga ngahe nta kitansi ufite nta kintu nk'ibyo ngibyo wasanga nize 2 ngiye umaze kuzitanga we never know none ushatse kuvuga iki rero ahandi nibura bajya management ifatika ariko muri ADPR impamvu buze ngo kirarika noneho ari nakantu kabaga muri Eglise yo mu Gakinjiro uzikare Eglise yangiriye muri ADPR mu Gakinjiro akadirishya kabagamo abantu batangiraga icicumi akadirishya gasohoka inyuma kadafite n'umuzamu kareba nukuvuga ngo basizemo akaryango kangana gutya ugenda ugaseseka minoti nyamuntu nvuye gucuruza wungutse kiramo icicumi ako can you imagine urimo guhereza amafaranga umuntu utazi ntuzi n'uzagafungura kari akadirishya kaba ku rusengero rwasenyutse barimo kuba ku rushyashya nakangaga kubi iyo YouTube iba yaraje nari kugira nagatungaho kamera kagakoraho ikiganiro mvugana nako vuga ndetse reka babaza ubu mwashyizeho akadirishya tutazi kontabule wako ngo tukajugunya amafaranga nko twayahazi twayarenzwe twagize gute adafite ikintu adafite akamaro najuguye amafaranga n'abagabo so ukavuga bene amafaranga even aya mafaranga miliyari bavuga yanyerejwe urukiko ruzabitwereka ntago ari miliyari 2 gusa ahubwo David ibi ni gimo njya nkubwira ngo Imana igikorera muri situation y'abantu barimo burakira gihe byarakorwa bigakunda ariko uyu munsi ntabwo bafata akantu nkakaranga abantu bashyira amafaranga ntabwo bakwemerera ariko yuko kandi imvugo zizaduka zivuga ngo bivuga butumwa muri urabizi urumwana discipline y'ibyo butumwa bakaba ngo bonde ngo ritaranya kubera iki ngo upfa kuba ngo wamaze gutanga ngo ibyo watanze ngo ntabwo bikureba ngo urubanza ngo rw'Imana ngo niki abana babure minerivare ngo watanze amaturo mutuye Imana yatwaye ribira kurikiranye ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bagire gutya usanga amafaranga uzi amafaranga miliyari 2 ukoze fond igizwe na miliyari 2 abantu yafasha mu Rwanda yafasha uburezi kwanza dufate miliyari 2 yakubaka ibitaro bingahe uretse by'inyamata gusa tubona ngo niki miliyari 2 yakubaka ibitaro bitu by'inyamata ADPR ntigira ibitaro wenda sinzi niba ari byinshi ntigira ibitaro ikagira n'ibindi bitaro byinshi rega niyo bakubaga za poste de santé kugira ngo abaturage bagende babigeraho bose babuzwa n'amakanisa adasakaye abantu bamunga ubukungu bw'igihugu cyangwa se ubukungu bw'amatorero n'amadini nubwo amafaranga yashira amakaro mu masengero ya ADPR yego oye David ahubwo se amakaro tuyareke maze mahoro makaro akabona icyasha oye amakaro tuyareke insengero zose zikajya imirinda nkuba iminda nkuba oya reka tuve ku mirinda nkuba ahubwo aya mafaranga ashobora kugurira inka igira inka mu kunganira politike ya Perezida Kagame guhereza nk'abaturage yavanyemo buri inka muri buri murya kuko niba ADPR itunze miliyoni 2 z'abaturage buriya ndibiga ko ari famille zitari hejuru ya miliyoni y'ibihumbi 200 300 ushyizemo n'abagize umuryango urumva izo nka yagura inka zikazamura imirire myiza n'iki byose muri ADPR ugasanga ibikorwa byo mu madini bya charity n'iterambere byarabuze ariko ntibyaburiye ahandi byaburiye kwigwizaho amafaranga ari muri Eglise bamwe bashyira mu mifuka yabo tukabona Eglise ntitera imbere kura nk'isabune urumva urabona nigeze gushaka gukora inkuru ku bijyanye n'amasengero wenda n'ama edifice amasengero atuzuye n'iki byose nashaka no kuzashyiramo n'igi Remera urumva byubatse imyaka myinshi Remera haruze David Imana ishimwe ko huzuye aho nashaka kuzashyira muri kamera nkashyiramo Gakinjiro hubatswe we n'ikindi byose naho harimo kuzura n'ibyiza big up ku bantu mu Gakinjiro n'Iremera ariko ugasanga ugiye gukora amagirize atuzuye adafite amabati arimo kuva avira abaturage yagize gute wajya kumva kuva umuntu yashyize miliyari 2 mu mufuka miliyari 2 muri Dave Hotel ifite budget y'amafaranga angahe ngiye ibintu bya Dove Hotel bijya bincanga kuko Samuel yisize yenda kuzura burase boswe na miliyari 2 abandi nabo barazabongeraho agace nyine barangiza kugira ngo abantu ngo bibatswe na miliyari 6 urumva ramutuye Imana ndarashinjwa igice kimwe miliyari 6 ariko miliyari 6 ukifite ikibanza ikibanza zere cyo baguze ega David ibi bintu nibyo nkubwira birimo ibibazo bikomeye ahubwo icyo tuba twibaza ejo bundi kirarika ADPR uramuvugiza wungirije aravuze ati twaje dusanga abakozi ba ADPR bahemberwa mu isogisi
niko Tom yavuze bashyiraga mu isogisi amafaranga bakabika akategwa ariko bahembwa dufata ibintu tubishyira kuri gahunda ariko koko iriya komite yabo yashyize ibintu kuri gahunda nubwo wenda babaregwa kuba hari amafaranga bariye ariko ibyo ndio bivuze ni Pastor Tom mu rukiko yaravuze ngo twashyize ibintu kuri gahunda no twisika ibizira niwe watangije yuko abantu bo muri ADP b'abangeliste batanga TPR wa musoro kuruzo kumushaka oya byanatangiye na mbere yiwe byatangiye na mbere ariko bakoze organisation nibyo nkubwira ntango bidasiga ibyiza aha urakoze cyane nk'ubu urebye nk'izi ngoma ziriho ivuyeho ejo bundi yabakaruranga n'ingi yabapasta Isayi urabona ko ibyo zakora na Bureze Compaore afite ibyo yakoze urumva nese ufashe nk'ubutegetsi bwa Mali bwa Burkina Faso ukareba umutuzo wari muri Burkina Faso ku ngoma ya Bureze Compaore ukareba n'ibintu byirirwa bihabera ukajya muri Mali ukareba Amadou Toumani turi ibyo bakoze nicyo kana kavuyo karimo ushobora gusanga bariruka mwe ukanavuga uti biranaruta yuko Toumani yakiriwe n'umutekano iyo baza kuguma amakuru atasi ibintu nk'ibyo ngibyo so reka tugere ku by'amadini rero ushobora kuvuga uti nibyo tujye tunavuga uti wenda uriya mugabo wabanje sanzwe ubwimo bura nubwo tutabona akajagari ke cyane kataze mu itangazamakuru yahita imbere ariko ugasanga umuntu nuko wamusimbuye niri ugasanga Tom waje kabiri we Tom nawe yabaye nka Benjamin Netanyahu yategetse DPR inshuro ebyiri urumva amena nka Ramusuferi ditwa ni inshuro eshatu urumva yabanje buri uriya mugabo Sibomana yabanje kuba vice representant wa Kayihura ubwo si inshuro imwe se si icyiciro cya mbere kigiye arongera aba representant arayipevera yishyira ku imyaka 12 arongera aragaruka ejo bundi agarukanye na batoma aribwo barizwe bino bintu ngaho tekereza nanyo nshaka kuvuga rero ngo usanga isimburana ry'ibibazo urumva kimwe kijyaho ikindi kijyaho usanga hari byiza bakoze bien sûr kuko yabivugaga urumva ariko icyo tureba mu makuru tureba ibitari byiza urumva none ubujura burongeye buragaruka ubushinjacyaha rero ubushize bwabarekuriye ubushinjacyaha rero bukaba bwabashije gushinja ariko ikinyamakuru nk'uko tubikesha ikinyamakuru igihe.com kiravuga ko isubikwa rya rero ribaye rukubanza rukabwimura kuri 21 z'ukwa karindwi aho iburanishwa rizakomeza bumva Mutuye Maria n'umwunganira no kuvuga ngo umunsi w'ejo wose havugaga ubushinjacyaha gusa hakagendera hagaragara n'amafoto aho Mutuye Maria yanyine kera akiri hano bari mu rukiko yari mu rubanza kwagaragara ndi mafoto aho Maître Muhisoni unganira Mutuye Maria Christine aganira na Pasteur Sindayigaya Tofi naboneka muri uru rubanza ujye komeza kubasoma bavuga yuko bajya ngo ukurikiranye nk'urubanza nuko ari bibiri maso n'inkiko zo mu Rwanda bajya bavuga ko Imana kuburana nka miliyari 2 gashobora kwemera gashora nk'imwe urumva reka inzego zitavugwa ahubwo dutinya ngo tutikoza agati ku ijisho urumva sha umuntu uburana miliyari 2 burya muri Afrika ngo ntago byoroshye ashobora gushora imwe agahomba imwe ikagenda mu manyanga aba bantu ntuvuze ko yigeze kurekurwaho barekuwe n'urukiko bwa mbere bagirwa neza none baba barekuwe bate kubundi giye nk'umunyamakuru nuko icyaha cyabo kitabahamaga umva se nk'umunyamakuru nicyo kimekinga neza noneho ikindi cya kabiri ko tugubaransa ibyo tuvuga ikindi cya kabiri kimekinga neza ni ukuba nubwo yaba yararekuwe mu nzira y'icyanguriye n'ubundi yongeye agafatwa that is good ufite ushaka kwereka kuba warekurwa ariko amanyanga ntahere burundu tukanabishimira inzego z'ubutabera bw'u Rwanda ngo ugende ngo werere ngo ngiye muri USA birarangiye akagozi karacitse aya mafaranga ariko tugasigara tuvuga ngo yakugiriye gutya ntago uyibagirwa tugasaba ribu nangiye gusaba Nyagasani kuko ariko nawe arabyemerewe nk'Imana ntabwo twashyira inyuma kugira ngo uko byajabutse mbere wenda baby bizahire Mutuye Imana atsinde ariko natanatsinda tuzabona resulta itari yo kurekurwa gusa umuntu yarekuye bwa mbere bwa kabiri nta nubwo wenda kuri analyse z'abakristo cyangwa n'abandi bantu igiye ubumva ntabwo icyo bashaka uko bari abantu bafungwa baravuga bati ibyo bajyanye ni babigarure niba koko ubushinjacyaha n'inkiko zibahamije hakaba haranyirijwe amafaranga agera muri miliyari 2 cyangwa 3 ayo mafaranga nagarukira DPR nyine akora ibyo bikorwa ajya muri gahunda ya gira inka urabona hari amafaranga ko twari twarayahebye ntabwo ari kubutabera bukora ariko muri systeme judiciaire kuba ntabwo ndi umunyamategeko bwenda ba Bob Mugabe bakora ibiganiro no babisobanura ba Maurice Munyamwere kwenda kwandika ibiganiro by'amategeko ntabwo gutsinda urubanza kugarura ibyo wibye n'iki byose biguhindura umwere ngo bavuge ngo bakureke ngo wagarura ibyo wagaruye urumva huya kuba wabigarura
byaba impamvu zatenewa urubanza rwawe bikoroshya igihano cyawe ariko wagihanirwa. Abo bantu bavuga gutyo barokore rero bamvuga ngo munyamuneka bagarura yacu bikomereza byo muri Amerika bayagarura bakanafunga. Biragoye rero impamvu bigoye David kuko muri Amerika nisobye code penal yo muri 2012 y'u Rwanda igitabo gigenga amategeko ahana y'u Rwanda ingingo yaho ya 77 na 78 igena uburyo bwo kwemera icyaha. Ivuga kwemera icyaha kudashidikanywaho ari ugukozwe imbere y'umucamanza. Icyo gihe ngo igihano cyari burundu gishobora gukaturwa kugera ku myaka 10, icyari imyaka 10 gikaturwa kugera ku myaka 2, icyari ku myaka 7 gikaturwa ku mwaka umwe, icyahanishwaga imyaka 5 kuko igihano gito kiba mu Rwanda kikamanuka kikagira urubanza. Byari gusaba ko mutuye Imana niba kuko bizamuhama yari kuzana igifurumba nk'cyababajura twabonye ejo muri oya icyari koroha akavuga ati wenda koko ndazizanye mutaramande ari miliyari 2 oya anazizanye bujya akaza kwirega ribu yamufunga bagufunga kuko amategeko arabibemera ariko hakazamo impamvu nyoroshya cyaha nyine y'amezi 3 niho yakwinjira yego icyo gihe muri urubanza biragoye. Hari ibintu bibirana abantu bisabwa birasabwa ngo babere niba tababere bazahanwa. Mutuye Imana rero amafaranga miliyari 2 niba ukigo uzabimwemeza harimo n'amafaranga y'amahoro rwose atari make ngemeruka gutura kera ariko ubwo nanjye nkurikije igihe yaragitegeka harimo agakirejeshwa kanje kuki udatura kandi uri umukristo? Ndatura ariko mperuka kera. Oya ugerageza ubu nusubira utariye ntabwo ujya burara David. Reka dukangurira abakurikiye Bwiza TV yuko bagomba kujya batura ariko babaha inyandiko mukagera mujugunya mu kadirishya kakavuga mu wadaperi mu gakinjiro hariya ku rusengero umuntu ajugunya amari hanze atazuriwe yakira imbere. Ariko David kari akantu ko numva kakubaho karambabaje karandiye nabonaga karimo ikintu umuntu karimo ikintu kirimo ubwenge ariko buri ku bushorishori bwo hasi. Reka wenda kadukangurira abantu bari mu matora n'amadini yirebye nk'ibikorwa David tuva no kuri ADPR yirebye nk'ibikorwa muri Nyangirikani hari mu Giporoso mu Poroso ibikorwa barimo bakora inyubako bubatse uburyo bakoze rompwe nabonye indi site urabona uturutse kuri stade Amahoro ugiye kwinjira ugiye imbere ya polisi Iremera bahubatse Anglican Business Center ifite imiryango myinshi cyane y'ubucuruzi Anglican Business Center. Hanyuma bafite n'indi bamaze kuzuza ikibagabaga ugiye kugera ku bitaro doko urabona ko barimo barakora ibikorwa bijyanye na business bibuka no kubaka roho mutagatifu roho barazubaka urumva abantu bakora Rutayisire usaba ko Rutayisire ababikana ahubwo bo bazambwira ukuntu twabigenza kugira ngo ndanye mbahereza amaturo kuko amaturo ndabona yubaka rompuwe neza urumva ariko abandi bo wapi. Reka nkubwira abantu muri ADP nabo bamenye ubwenge mukanguke aho ugiye gutanga ituro bajya gukora gitansi kuko wa muntu w'Ikanombe yaza kugira gitansi ntabwo igisigire ko barateje impagarara n'umusaku nk'ugwaje kugenda mwumvira mu madirishya kuko byacikiywe ababaraga amaturo nakurikije amakuru kera urumva ubundi wowe umunyamakuru ryari kugeza ubwo ugera ukajya kumenya n'abantu batanze amaturo bakayibwa. Muri 2012 nibwo natangiye nkavaringa nkuza mu Gentro nubwo nari nanditse ariko ibyo bintu byabaga Kanombe muri za 90 na kangahe n'umunani natangiye kujya nkurikirana neza ariko kubera ko bampingaga wenda ngo ntabwo nkomeye mu gakiza burangwa abadiyakoni abongoranaga mbyumva abadiyakoni ngo bamaturo bahita bavuga bati so mundi abo ngabo ubundi bayaturajya bo ntibayarya katanditse agahita avuga ati nanjye n'Imana nkorera kandi kuko niyo Mana bakorera kujya uri mudiyakoni kuva guturisha abana bakaburara kandi ufite ibifaranga byuzuye ikibo baturaga mu kibo no mwibasa mbere ko gukora ikiganiro ahantu David sinzi nabara kirebye ndikoze ku isezerano no kuyoboka Mana kwa Joel turamusohoje Joel ndawe bose na wa wundi umuvindimo ninde bikemo nawe ndababwira nti ngewe ndamutse mbaye nk'umuyobozi wa ADPR aba pastor boss nahita mbabwira ukajya gushaka akazi boss hanyuma akajya asigara umuntu umwe kuri biro wakira abakristo n'ibyifuzo byabo customer care hanyuma abandi bose bakajya gushaka akazi twaya duhurira ku rusengero ku cyumweru n'abakitwa behaye Imana koko tugahura ku cyumweru nkuko abaririmbyi baza kandi ngewe mbona abaririmbyi badahembwa bamugana nkuko abaririmbyi baza nkuko abadiyakoni baza kandi ibyo ngibyo amatora n'amadini batwumve biragoye kubona umuntu ukamubonamo ko ari gukorera Imana kandi buriya harimo nako gafaranga biba bigoye cyane amaturo none ariko nanjye kwanga ibituro no bari kumpitana cyane amaturo atagira imibare ese ubundi nkuko u Rwanda bajya baza kurwigiraho batari kumwe bigenje gute muri reconciliation nabigenje gute mu mutekano za Mozambique zikaza za South Africa ubundi abantu u Rwanda abantu amatora yo mu Rwanda
yagiye kwigira nko kuyandi nka DPR kigira kuri Adventiste bakavuga ati ariko mwebwe mwabigeje gute kugira ngo mukemure ikibazo cy'amatiku n'amatorero ariko David uziko yaceremera iwaceremera bitanze cya 10 baguha gitasi mwarabitangiye bimaze igihe byatangijwe n'umupasitoro witwa Sebugorore Henry ubayoboye paruwasi ya Kimihurura turamusuhuje ni umusirimu cyane umupasitoro w'umusirimu cyane ariko yazanye ibintu azana twari dufite icyo bitaga umurongo nyobozi nitwe twari twawuteguye nk'abakristo dutegura umurongo nyobozi w'itorero donc umuyobozi wese uje akavuga ati ibyo tugenderaho itorero rya Remera nibi noneho rero abakristo batangaga icya 10 bakaguha kitasi kandi waba ariko ni na byiza niyo utagitanze abayobozi bamenye ko bagukurikirana bakamenya ngo ese baragitanga basigaga ku buryo ku izina ryawe hazanjamo ibibazo inyone se next month utagitanga byagenze bite bakwaga ikintu kimeze nka kalendari bakavuga ati uyu munsi hano harimo ubusasha icyo gihe bashobora no kwimigabiro bakavuga bati oya ntabwo bari kwimasha ahubwo bakureba bakamenya ngo impamvu David atari gutanga amafaranga agize icyo kibazo aba nawe sinahase nibagende ibyo n'igipindi utangiye kuzana ntabwo najya kwasengera ariko bandika gitanze ntibajya kunkurikirana mu matiku yandi ngo birarane ngo n'ikindi cyose niba se ntarungutse k'icicuma cy'umuntu atanga mu nyungu niba ntarungutse abanyishuza ikicuma deni cy'icicuma ribaho n'ikicuma byo wungutse n'agacicuma byo utunze David tukiri mu sesenguzi bw'inkuru y'igihe.com turagira ngo tubwire abadukurikiranye ko tuzakomeza kubakurikiranira ibi bintu uko bisa kose tukareba twajya no kubareba bamwe mu babishinzwe imari tukareba uko bimeze nuko ibintu biri mu mukiko nabo abantu badiskitaho cyane tubera inzego z'ubutabera ariko tubikomantingaho n'uburenganzira bwacu bwo kubiganira ariko icyo umuntu yavuga muri ni general context nuko ubujura muri magirize as well as ADP twaba tuvugaho burahari urumva bwakemuka gute byagenda gute kugira ngo leta ikomeze gushyiramo imbaraga ariko leta ni inegere icunga n'umutungo acyari cyane RGB ese ubundi umugenzuzi w'imari ya leta nibiraro ntagahuza abagenzuzi bigo bitari bya leta yagombye kubihuza nabyo kuko urabona nk'amakoperative amakoperative ujya kubona ukabona harimo induru bari amafaranga ariko n'ubugeno matora n'amadini bari amafaranga menshi kuko uzajya kubona usanga umuntu yafashe itora ryandikaho David ugasanga umuntu yafashe itorero aryita izina hanyuma yambara kuryita izina agahita afata ministeri igizwe nawe n'umugore we n'abana be ikaba ariyo nyiri rya torero buriya ni ubujura David oya bafite umurongo uvuga ngo ntugakandagire umunwa w'inkihonyora akwabaye ute zane kashi tuzirye urumva abatambyi abarewe babagaho gute mufereza abarewe barya inoti abarewe ntago bakoraga David abakoraga nabakize abarewe ntago bakoraga baryaga ikize abarewe nyine impamvu bahembwaga babaga bakora imirimo y'Imana kandi bakayikora bari mu rusengero noneho rero abandi bafite inganda bafite ibintu bakora byabo no sobona impamvu kugira ngo bahembwe ariyo ADP rero yabagezemo namba aribu yageze muri ADP ariko ADP nasigaye hora mu nkuru okabyara ariko buriya icyo twavugaga atadugira ngo twikorera ADP turayibasiye no mu yandi magiriza ntago ari cyashye kandi baragerageza bamugana ko twavuga haruguru bagatanga inzo gitansi bakagira gute ADP ibi bintu bya iyi government yantuze ya Izayi muri ADP sibyo nigerageze ikura abantu birana analogique urumva ivuga iki niba ari igiturisho cy'ishimwe si ishimwe ikicumi n'amatura asanzwe ibindi no gufasha abakene ibindi bari ubwitange bwagenwe bwanateguwe ibyo biranandiko bikagira gute nigerageze ikuri ibintu mu buryo buta administratif bavuga bati niba ari ikicumi like iremera mu bikora niba cyandike kuko impamvu niba kuvuga gutya no kugira ngo tuvuga ko uyu muntu bivuga ko yanyereje amafaranga ariko izo tentative zo kunyeza amafaranga ziveho hajyeho na barriere gari defu zishobora gutuma no kunyeza amafaranga utabona inzira bikoreye yo kuyangereza zirimo izo meze nko kuvuga ruguru guhera nyabipfubire nyabimata itorero rya Matyazo cyarwa sumo cyangwa ko hose mushaka ibitabo urumva bya comptabilité urumva umuntu atanga icya 10 atanga ishimwe ariko David ubu amatorero yose cyangwa amaparuwasi yose afite aba comptable kandi babyize ku buryo rero ukabona umugani wawe kuri no ngoma yizayi hari ibintu byinshi bari kugenda bubaka mu buryo bw'inzego reka tugire icyizere byaratangiye wenda nuko bashobora igihe kishobora kuzababona gitoya babongera ikindi zinashika wehe na manda ubushize twese tuvuga numbwira utese ubundi baratowe ko batatowe se n'ubundi babahana n'imyaka baratowe kuki se ari LGBT gutoye kandi uri umukristo n'ubundi mu bigaragara abatoye bose bafite ibyo bamaze twabanje kuvuga ruguru ariko wenda sinabyinshi kubera n'ibintu twagiye tugana kubona niba ushaka imyaka 10 ariko bafata ibintu babyubake babishyire kuri gahunda neza genge gutanga amaturo apana kuntega akadirishya katariho umuntu sago sanga umuntu ufite agatebe n'igitabo nagitanze urumva muha amafaranga yanjye gitanze noneho wa mukontabure
azamenye n'ahantu azahera, amenye n'ahantu azahera atinya gukora kuri ya mafaranga kubera ko yabaye comptabilize. Kuko dutiro faso abantu biba amafaranga muri ADPR bakanafatwa mu gihe nk'ibi ngibi no kubera ibyuho beri muri management y'amafaranga basanga buri wese yikoreramo uko yatanga uko abantu bayatanga mu buryo ijambo buhumye nuko ryabujijwe uko abantu batanga buhumye kandi mu buryo budasobanutse akaba ari nako akorwamo mu buryo budasobanutse. Ariko ADPR nimara kubaka nandi madini bien sûr structure y'ukuntu amafaranga yakirwa uko managingwa uko processingwa uko akorwa n'iki byose bizatuma za tentative zo kuyaterura ziba nkeya kandi binaprotege abakozi bayo kugira ngo hatagira ushaka kuyakoramo mu buryo budakwiye. Ikindi cya kabiri navuga cyakigega ba Fidel bikanombe na ba Mugema bashaka gushyira ariko ba Fidel bahereye sinzi ntago duheruka kuvuga cyakigufa twakora cya kiganiro ntabwo ngiye kuvuga ntago twagiye kuvuga urumva nibagishireho bashaka ko barareze faranga baretse reka bituro Fidel amafaranga wararetse ahinduka ituro wona na Mugema harya bashaka ko rebaze nk'ituro bakabyira kurega bakabireka. Fidel azibintu by'amafaranga na management y'amafaranga ntabwo yakorekera amafaranga gucyo dasobanutse miliyoni azayibare nk'ubitanze kareka bazajya mu mitsi nawe aracyaritsira ngo azagwa dividende za rero hagiye muri Fidel tuzahirimba. So reka tugane ku musozo nubwo atari tugana ku musozo tubwira abantu amafaranga y'abaturage yego mu gihugu cy'u Rwanda na amafaranga yakatihabwa ntabwo umuntu wese ayarya uko abonye agende yikoreramo. Usanga itorero ryabuze ibiturisho baravuga korale mugura ibyuma mugire gute nta byuma mugira mikoro ya pasiteri abantu baba kurya miliyari 2 n'ibigo nderabuzima bingahe miliyari 2 n'ibitaro bingahe miliyari 2 kandi bagabanye n'ikindi bakwiye kugabanya David ni bagabanye amamodoka bagendamo nabyo burya ntabwo twabara kubivugaho kuba amatoro n'amadini muri rusange ukajya kubona bari kugenda mu mavewiti uzi kwicara muri vewiti ya miliyoni 150 ufite umukristo urara nibagura amarava bagura imodoka zikonsoma amafaranga makeya bamwe na benzi nkiriya yawe iramwe nayo uyembo benze nyine urayumva benze imodoka undi ni benzi mani ariko David aricyo bakwiye gukora nibagabanye ubuzima cyane cyane ko uyu munsi kugira ubuzima bwiza ukabona miliyoni 2 z'umushahara cyangwa 3 warangiza ukabona imodoka ejo bakakwirukana nyuma y'umwaka n'ubwo utari bibone nibagira ubuzima ndatekereza pastizayi abyiteho. Reka dukangurira abakristo muri rusange kwirinda COVID-19 bambara agapfukamunwa bakaraba intoki. Biteye isoni mwa abakristo mwe kuba uzarara muri stade kubera ko watashye ijoro. Biteye isoni mwa abanyamadini mwe twagombye kuba intangarugero kuba imodoka ya polisi birwa bakwirukankaho bakubwira ngo wambara agapfukamunwa ngo ujya mu modoka tukujyane. Biteye isoni abantu bihudika mu twumba rwose turabakangurira kwirinda iki cyorezo. No tuvugana sanga umuntu mu cyumba ngo yibesereta nyamara covid yahagurutse ndagira ngo mbabwira ngo covid nta nshuti igira mugani wa Fande Kabera. Covid nta anniversaire igira, covid nta marangamutima igira, covid ntiwayibwira ngo uri imfubyi, ntiwayibwira ngo uri umupfakazi, ahubwo yakunangura. David neza mbara akantu nimugoroba reka tukabwira abantu ari akantu nabonye umuntu ya postinze akantu aravuga ngo nimba umwamikazi Elizabeth yarabonye intambara kabiri y'isi abaperezida 8 b'Amerika bagapfa kabashyingura abapapa 5 bagapfa areba Michael Jackson akavuka areba agapfa areba n'ibindi nawe waje kongera ngo na Mugabe ngo akafata ubwigenge areba agapfa areba uyu munsi Queen Elizabeth akabamba agapfukamunwa neza. Wowe urinde wumva utagomba kwambara agapfukamunwa kandi leta yavuze ko ari bwo bukiriro dufite abantu rero nibambara iki agapfukamunwa. Urumva ushobora kuri COVID-19 n'ibitwa tuvugaho byose ni ibintu byo kubaka umuntu na roho nzima by'ukuri igihe igihugu kizamerera neza na covid urumva tuzongera duterane pastor gana y'amaturo ngera aboneke n'abandi babonekaga batanga ituro kuri honora yini ntabwo buri kuryihamo kuko uganza kuri momo itorero bahita baguta muri yo bakoresha kuri momo zabo abakristo se bamugana ndavuga ntimuhereza kuri momo yawe so ikiganiro mo abadukurikiye n'abateze amatwi ntabwo ducurubanza ntabwo turimo twebwe dukora ubusesenguzi twebwe mutuyimana ntacyo dupfa n'abari abantu baregwa icyo dukora n'ubusesenguzi tukareba ngo ibyo abakristo biri hehe niba ari kashi mwari mukazigarura ni muzigarure niyo mwaraziriye kandi muzizane ku neza ndabagira inama yuko murabutse muzizanye nanjye narafunzwe nemera ibyaha bangabanyiriza ibihano
namwe nimwemere aho kugira bazabaho imyaka myinshi. Hanyuma mukomeze imbaraga rwose, mukomeze imbaraga abantu bagenda batwara amafaranga y'Abanyarwanda. Namwe muhindura abantu ngwango nabayabere nyuma y'imyaka ingahe urubanza rukagaruka, urumva byose bakomeze babarebeho, bakomeze barebeho. Turashoje tubwira abantu ngo ntabwo twa turi mu guca urubanza, iyo umuntu akiri mu rukiko aba ari umwere, ariko tuvuga ngo twari mu busesenguzi bwo kwibaza ngo ese kuri izi manza no ku bibazo bizagenda bite. Ikiganiro Gospel Talk nakagaruka. Ciao ciao.